byose uko bingana ihambure ibohore none iyo ntimba oya ntakure habi wagera utasanga ineza ye ngaho mwemerere akubera urutare ubakaho wibaza impamvu uriho bikakuyobera amaso yawe ntajya ashiramwo amarira dore Uwiteka ahinduye amateka yawe imisozi n'udusozi bizarangira ariko imbabazi ze zizaguma ibuka ko na kera urwaniriye ingamba uzimuharire imisozi n'udusozi bizarangira ariko imbabazi ze zizaguma ibuka ko na kera yakurwaniriye intambara uzimuharire wowe komeza usenge udahagarara ibyawe si kera kuko Yesu abirimo mu gihe gikwiye uzaba umuhamya ugukomera kwe mu mahanga yose uburibwe bwawe bugeze ku Uwiteka nta jwi ryawe ry'akababaro atumva hoya wirambirwa no kubugihumeka bigakunda n'ukwanga ufite muri gahunda akureberera adahumbya niwumva ukomeje kugira inyota hoya niwemere kuvoma ibirohwa umwanzi yigumanya dore isoko nziza y'amazi meza wanywa ugahita uhembuka n'agakiza Yesu atanga gusa wibaza impamvu uriho bikakuyobera amaso yawe ntajya ashiramwo amarira dore Uwiteka ahinduye amateka yawe imisozi n'udusozi bizarangira ariko imbabazi ze zizaguma ibuka ko na kera yakurwaniriye intambara uzimuharire imisozi n'udusozi bizarangira ariko imbabazi ze zizaguma ibuka ko na kera yakurwaniriye intambara zose uzimuharire wowe komeza usenge udahagarara ibyawe si kera kuko Yesu abirimo mu gihe gikwiye uzaba umuhamya ugukomera kwe mu mahanga yose wowe komeza usenga udahagarara ibyawe si kera kuko Yesu abirimo mu gihe gikwiye uzaba umuhamya ugukomera
udahaga